uyu ni umwanya wo kubagezaho ibiganiro by'urunana twumvise muri iki cyumweru. Imyiteguro y'iminsi mikuru isoza umwaka irarimbanyije i Nyarurembo. Hagati aho kwa Stefano baramukiye mu mpaka n'urunana. Si wowe mbaza kante? Mama mbaba rwose bya bugingo turabivugana mvuye mu kazi dore nakerewe. Kanitegura ivuga. Ariko ubundi ubwo wakuroze yarakarabye Nyiramari. Ngwiki? Ugiye gushaka kumwohereza he? Kante, urumva udatangiye kunteza so? Ubu hashize igihe kingana iki nkubwira ngo uce ku rugo mbonezamikurire wandikishe bugingo koko. Aho bazatangirira azajye mu bandi bana. Niba utandikishije bugingo ngo tuboneho tuzajya tumusiga kandi twizeye umutekano we. Ubwo urareka akazi ujye wireranwa nawe. Yego. Ariko mama rero ubwo nawe koko none se ushaka gutera ikirenge mu cyaso uhakata umwana wibyari? Urumva azasigarana nande? Ariko nyemera ngira icyo nkubaza Nyiramari. Ibyawe ndabizi nuko duca intege Stefan. Ariko umuntu akavuga kuri ngo muvuge ngo nukubaca intege. Bari. Rwose ibyo murimo no gushaka kunsebya Nyiramari. Nako no gusebya Nyarurembo yose. Ngwiki? Uriya mwana nta musaruro wundi mu muteze mu rwose. Uretse kujya kwiteza rubanda babaseka ngo niba bajyanira inzara ngo dufite icyana cy'ikimara kituzuye kitameze neza mu mutwe. Ariko Stefan, umwana uvuga utyo uribuka ko ari umwuzukuru wawe Stefan? Ngenda bibabwiye rwose. Amaraso yawe yavutse ku bana bawe bombi. Ujye ubyibuka ubimenye. Oya, ntabwo nzabemera ko mu nteza Nyarurembo. Ngo mushaye kikiye kindazi mu rugo mbonezamikurire koko. Umva, njyewe umwana nzamwandikisha nanamujyane mu bandi bana. Uhumure rwose si wowe bazaseka. Ariko mama ndabyemera rwose noneho tuzamwandikisha. Ariko ubwo murumva nzabemera ko mujya kungoza isoni? Cyewe njye sintekereza nkawe Stefan. Nzi neza ko umwana ufite ubumuga ari umwana nk'abandi kandi ko yahawe amahirwe nk'ay'abandi nawe agira icyo ageraho. Ariko muzumva byagenze gute? Umva, wanca intege utanca intege. Sinzabuza bugingo amahirwe yo kujya kwigana n'abandi bana Stefan. Kuko bambwiye ko bizamufasha gukanguka mu bwenge. Ahubwo njye nongera kukibona ku irembo nzakira. Ariko amagambo yawe ntakivugunya rwose. Uraseka cyane ku bushobo. Ubwo rero indirimbo y'icyongereza utayizi wabyiyoreye koko. Ubundi Christmas day. Merry Christmas. Ngera n'imvura. Ubwo ni Christmas day. Niko ngaho rero wirirwa. Oya buretse kugenda bushobo. Gusa ubwo udashaka kunyereza koko kama. Mu kanya gato tuvuga nuko tuzizihiza Noheli na Bunani yewe. Gusa kurikira umva byihutirwa kurusha rwose kujya ku kazi. Kujya umenya kuri engineer busho mu rugo rwawe tugomba kwizihiza ubunani bikamenywa na Nyarurembo yose. Yego nibyo rwose ndi engineer kandi ni byiza ko bigaragara buri wese muri Nyarurembo rwose. Ariko wintinza rero. Umva busho uyu mwaka wa 2020 tugomba kuwusezeraho hamwe na coronavirus yawo. Kamaze rwose reka njye iby'iminsi mikuru turaza kubiganiraho turi kumwe n'abana nimugoroba. Ngo iki busho? Niba tugomba kwizihiza iminsi mikuru ni byiza ko duhamagara abana nabo rwose bakatubwira icyo babitekerezaho. Kuva ryari abana badutegeka ibyo tugomba gukora? Ariko ntabwo mvuze ko ari kudutegeka, ni ukuduha ibitekerezo. Ibitekerezo by'abana se? Yewe reka urugo ni urwacu twembi tugomba gufata ibyemezo. Ariko sibyo, turi umuryango twese hano mu rugo. Ndi umugabo uri umugore, Kire na Obama nabo n'abana. N'abana nyine. Twese tugomba kujya inama rero. Tugafatira hamwe rwose umwanzuro tukareba ibidukwiriye. Urumva? Ngaho rero urabihubwo ndagiye turabivugana naho nimugoroba ngarutse. None surumva ntari mu kuri muti. Simbizi Patri. Ubu tuzajya tuvugana ariko ngo amabere gusa we ntushobora kumpamagara koko. Erega nitunganya ubushobozi Patri. Ubu ufite ni uhamagara undi. Nta kibwo ninjye gukumbura kuruta ukunkumbura. Icyo ngo uhamagariye rero ni ukugira ngo dupange ko tuzizihiza Noheli. Ngewe nawe se? Yego muti. We nanjye turi babiri. Uzi ko ugeze kure Patri? Ugeze nawe utekereza kwizihizanya Noheli nanjye? Cyane rwose kandi mbikubwiye mbikuye ku mutima. Patri. Karame. Nyene airtime kugira ngo nzajye mbona uko ngo uhamagara nawe ibya Noheli byihorere. Ngo nyine uraza hano. Ibyo kuza nabyo nkwijeje Patri. Kubera iki se shamuti? Wino kugira ngo airtime ushaka. Kusesese. Ibyo ushaka ndabizi Patri. Patri, uretse gato. Mbonye umukiriya uretse gato. Kaze neza mukunzi wanjye.
uranabaye. Mutabaye gute se mute? Uzirungu rya hano muri butike ariko ubundi ni Beni turimenyereye. Ubwo nyine urampemba ko ngutabaye. Ariko se kutansuhuza we? Akira chance se nyine. Bajya ngo na COVID-19 rekeje hano hanze. Tuhomberega kubahiriza amabwiriza yo kuyirinda mute. Ariko umunsi bavuze ko yagiye burundu nzagobera pete. Zishyura iki gihe cyose rwose. Oya nibyo. None se bite kuje hano mu isantre iki gihe we? Akase we ntuzi ko iminsi mikuru ya Noheli n'ubunani yegereje. Iregereje sheri nukumfata neza rero. Yego nicyo kinzanye hano rwose mute. Tutegura uko rwose tuzizihiza Noheli n'ubunani abantu bakundana. Ndagukunda cyane rwose pete. Ntekerereza ibyiza. Uzi si cyo nifuza. Oya mbwira se. Tuzasubire mu mujyi nka cyagiye shatu utembera ari nijoro turebe nyine ukuntu amatara yaka. Ure na ka brushette ahantu heza n'agasoda. Jamute ubu kujya mu mujyi rwose ntibyashoboka kuko nta mafaranga mfite mute. Basi tuzagende tugaruke niba utazabona yo kurara. Nukuri mute ubushobozi mfite bugarukira hano iwacu Nyarurembo. Nabyumvise ubwo urashaka ko tuzizihiza Noheli n'ubunani hano iwacu. Oya nukuri mute iyo bishoboka rwose ko tujya mu mujyi nanjye byari kunshimisha. Kuko niba hari igihe nigeze nishima mu buzima n'igihe tujya mu mujyi kirimo pe. Nakundi nyine ubwo niba ari bwo bushobozi ufite. Oya nukuri mute tuzizihiza Noheli n'ubunani twishimye mu bushobozi buke dufite kandi rwose twishimye. Sibyo mutesi wanje? Yo, ese niyo twaje nyuma y'urugi Stefa. Kaze neza urisanga. Nari ngiye kwigendera pe. Disi hanga. Ngize ngo ntuhari cyangwa ufite umushyitsi wagusuye. Aha, wikihutira gukeka nawe. Nari nirambitse gato ndyamishije ndemeza gatatu gahita kantwara. Mwaryamye Karisa. Aha bahora n'iki Stefa. Urugo rwa nyina ndemezo se twenyine irunguri bari yatwica tukiryamira. Ubuse ko nsanze rwose umuhungu wanjye asinziriye. Urare? Niganiriraga da windeba gutyo. Fashe neza narara ariko. Urizanye rero se kuduhaye Noheli n'ubunani. Nyine umwana wacu dukeneye imyenda mishya yo kwambara kuri Noheli no kuzarya neza kuri iyo minsi nyine yombi. Ibyo byose bimbwiye kuko ubonye nizanye hano nadi. Nari nabyihoreye Stefa. Erega sinyishaka gutesha umutwe nza kureba ku kazi kugira ngo ntaguteza amahane mu rugo rwawe na Nyiramariza. Dore akira utu dufaranga. Niko nshoboye kubona. Wihangane rwose nuko nareshyaga. Nuko urakoze Stefa. Urakoze cyane rwose. Nubwo ibi bidakemura ikibazo cyanjye na ndemezo dufite ariko nuko urakoze. Hari ikindi kibazo mufite se kandi? Nukuri kirahari. Simbukeze kuko amafaranga nguhaye araye nshoboye kubona. Kandi ko nimpemba rwose nzakuzanira yandi. Ndabigushimiye rwose Stefa. Ariko nyine dukeneye umurima nanjye ngahinga Stefa. Ngakorera umwana wanjye. Nk'ubiyongera umurima mba narahinze sinjya uko mvuye ku isoko. Nyine ndashaka guhinga ibishyimbo, ibijumba, imyumbati n'indi myaka yose yera hano Nyarurembo. Ndakumva rwose Nadia. Kandi umurima nshaka Stefa n'uwo ntazahurira na Nyiramariza. Wowe wampaye ushizaze imvura wanteye sinshaka kuzisubiramo rwose. Nadia. Karame Stefa. Ko hari umurima mfite hakurya hariya wambutse umugezi wa Nyarurembo. Uzemera kujyayo? Icyo nshaka ni umurima ngahinga Stefa ibindi byihorere. Niba wowe kwemera kuwuhinga. Kose nawuguha. Kuko nzi neza ko Nyiramariza atazawugeraho. Uravugisha kuri Stefa ahubwo uzajya kumyereka ryari. Ariko kuko ushaka kugenda kandi wikumburiye pete nkunda ukuntu rwose ugira udukuru dusetsa. Reka ntahe shabute wakwishinga yararaha rwose. Niba ugiye rero uretse gato nkwereke. Rekaze sheri umfitiye impano se? Gato. Si imana ahubwo akira agatelefone kawe wari waranije pete. Oya sheri telefone rwose uyigumanye ibigufasha ugenda ushaka amafaranga yo kugura yayindi nshyashya. Oya yijyane nta kibazo pete cya telefone cyarakemutse rwose ubu ndayifite. Kutanyeretse se mute wayikuye he ahubwo? Irebere telefone iberanye n'umukobwa nkanjye pete. Oya ntibishoboka. Mute iyi telefone ni iyawe se cyangwa urambeshye? Ni iyanjye sha pete.
wowe smartphone nziza gutya wayikuye se mute cyangwa n'uwayigutije? ni ukuri ni iyanjye peti, niyo marume yanyoherereje. Nyakorome? Yego sha, uzi ukuntu ankunda ariko ngo ni impano ya Noheli. Waya simbyumva mute. Nyakorome yarebye asanga ibibazo byose ufite mu mwana w'imfubyi, igikomeye ari ukukugurira telefone ihenze gutya. Ese ko numva udashaka kubyemera? N'undi wese yabihakana mute. Muri abana batatu iwanyu, ubuse buri wese yamuguriye telefone imeze gutya? Ni njye njyenyine yayiguriye. Urambeshya mute, rwose urambeshya. Ahubwo ushobora kuba usigaye ufite cya sugar daddy kuko nibyo bitanga impano zihenze gutya. Wongeye kunyekera gutendeka? Aha, wirakara mute. Nawe winjye rwose ntiwapfa kwemera ko rwose. Niba ushaka kubihakana ngwino tujye kubaza Feliciane niwe yayicishije. Oya da, oya. Ubundi surakajwe n'iki koko? Cyangwa urumva ko ibyo bintu ari ibintu najya kubaza musaza wawe mute? Niba unshinja kukubeshya se waje tukajya kumubaza? Oya reka nta mpamvu yo kujya kumubaza rwose. Ubwo niba ari we wayizanye, kuko ibyo uvuga nibyo rwose. ariko urumva udashaka kutubabaza koko bisho? Ariko simbababazanye. Ahubwo kuba wicaza abana ukeza amasaha rwose ni amakosa wakoze kamwe. Nitwe twagutegereje ku bushake papa. Maze njye nari nzi ko nzanira irindazi. Mbabarira rwose mwana we. Ahantu hose mba mpanyuze hakinze kubera ko nagize akazi ntinze. Ubu twiriwe dutekereza icyo tuzakora kugira ngo Noheli n'ubunani bigende neza. Nibyo dushaka kukugezaho. Mbabarira ndaniwe cyane rwose. Ikindi ndagenda nzinda. Bushoro rwose ihangane kuko mu gitondo uratubwira ko wakererewe. Ngaho mu bivuge vuba rwose ndiraniwe. Banza mama. Ingenda shaka ko tuzagura ya myenda badodesha, hanyuma tukadodesha imyenda isa. Bushombe na Obama tukabadodeshereza ipantaro n'ishati, nge na Kerere bakatudodeshereza amakanzu. Ubwo se muraseka iki? Nuko uvuze imyenda isa nk'abanyeshuri cyangwa abaririmbyi mama, tukambara nka korali koko imyenda isa rwose wapi? Okay, reka rero ugire imbere iki. Mureke tuzabaga ihene yacu, tugure umuceri n'ibirayi duteke, mama wanyu Kawanzi ayikarange neza. Maze abaturanyi bose rwose urukarango ruzabasonge. Ubundi dutumira abaturanyi tunywe, tubyine, twishimire umunsi mukuru. Ikindi kandi uruhu tuzarwanika ahantu hagaragara. Uwinjiye aha ngaha wese mbese hajya abona ko twabaze ihene. Papa ndagushigikiye, tuzabaga ihene twirira inyama. Nanjye nuko ndanazikumbuye hamwe n'umuceri. Ibyo rero sinshobora kubyemera. Ngaho da. Kubera iki? Ariko mama ntukarwanye ibyiza. Urumva kwirira inyama hari icyo bitwaye koko? Iyo hene tuyireke yororoke, tuzagira ihene nyinshi aho kuyibaga ngo tuyirye umunsi umwe. Hari ikindi nekereje. Ariko rero mwibuke ko ninaniriwe. Ntunirwa kumvikana rwose byose turabika. Icyo mushaka si ukwishima kandi abantu bakabibona ko mu muryango wa enjeniyeri bishimiye ubunani. Yego nyine. Ni icyo rwose mwana wa. Nanze igitekerezo cya papa cyo kubaga ihene. Kirere niba ibyo ugiye kuvuga hatarimo kurya inyama, rwose ubireke. Ariko wabahite n'inyama. Urabona igitekerezo cya musaza wawe rero. Mureke duhitemo umunsi umwe, Noheli cyangwa ubunani. Vuga vuba ariko wibanze kudutera amatsiko. Tuzasohokera ahantu mutugurira ibyo kunywa n'ibyo kurya birimo brochette kugira ngo mama atarakara, maze ubundi dutahe. Ubwo se abantu bazatubona? Tuzicara ahantu binjira kandi hafi y'umuhanda, abatambuka bose bazatubona. Kankwa, wabyumvise? Ngaho gira icyo uvuga ku gitekerezo gitanzwe na Kirere. Bukeye bwaho urashyize uraza Stefa, umutima uri wumviyemo neza. Utangiye gutekereza ko nakije se? Kimwe ni ukuri pe, ibi sinabitekereje, ahubwo natekereje ko wowe n'umunyonzi mwaguye. Wowe wagutwaye yakwirukankanye. Yarabizi rwose ko ntashakaga ko hagira umenya ko turi kumwe. Uyu murimo ko mbona udaheruka guhingwa Stefa, kandi rwose ahantu umva hashobora kuba hatera. Niyo mpamvu nyine tutahinga. Ubu se nyine nzakuramo iki Stefa? Ni ukuri ahantu ni muri Munyeri. Itegereze neza. Urebe ko abandi bantu baturiye batahinze kandi imyaka yabo ikaba imeze neza. Yewe mwese niko ndebe ibyatsi byaho byagwingiye. Nyine uko nta fumbire nadiye. Icyo usabwa ni ugushaka ifumbire ubundi ugahinga, uzareba uzeza pe. Ariko nyine
urakoze cyane. Uyu murima rwose urebe neza ndawuguhaye, ahasigaye nahawe. Yewe urakoze cyane ahubwo reka ngwino ahubwo njye no kukwerekana mu baturanyi bamenye ko ari wowe ugiye kuzajya uhinga hano. Ariko buretse gato kujya kunyereka abaturanyi mbanze nyiri icyo nkubaza. Maze iki kandi Stefa, wize neza ko nyina maze atazongera kunteraho rwaserera nk'ubushize? Ntutagenda ngo umwirateho cyangwa ngo ugende ubivuga inyarurembo yose izabimenya. Uzumva azabimenya ate? None se Stefa, ndakumva. Ntugiye ngo ariko nukuta kwizera, ndagira ngo nkubaze. Nguteze amatwi rwose. Ibi dukoze uwabikura mu magambo akabishyira mu nyandiko. Ngo ukanyandikira inyandiko iriho umukono wawe ivuga ko mpaye umurima nzajya mpingamo ibitunga umwana twabyaranye. Ariko mbere kwikoma abaturanyi kuki tutabaza kugenzura neza niba ari wacu nta kibazo gihari kanwa? Kubikoma nibo baduteza umububusho. Ibihuru bikikije urugo rwacu byose narabitemye, ibinogo narabisibye, nta kintu na kimwe gishobora kurekamo amazi kiri mu rugo rwacu. Urumva umubu uturuka hehe handi hatari mu baturanyi? Njya mbona umubu mwinshi hariya mu cyobo cy'iwabo wa Kagabo. Ko mw'abantu ubu mwakinze amadirishya hakiri kare mukinga n'inzugi maze umubona binjirana? Papa rwose ninjye yakinga kandi nyakinga bukigoroba. Umva kugira ngo twirinde malariya mubyumve mwese tugomba kurara munsi n'imikorano umuti buri munsi kandi buri joro. Ariko hari ikindi gishobora kugabanya umubu papa. Iki no kujya kwiyama mu baturanyi nko kwa Gitevano rwose bafite ibihuru byinshi n'ibinogo birekamo amazi. Oya mama, umuti twawubona hano kandi papa yabidufashamo. Utese mbwira rwose kire ngicyo nakora nkarinda umuryango wanjye kurumwa n'umubukura kuzuka ko dutera malariya. Hari urugo nabonye bashize utunguzo bene hariya hejuru no mu madirishya, umubu ntushobora kubona aho unyura. Ubwo suragira ngo azashyire utuyungiro mu madirishya? Papa uzakadushyirire mu madirishya. Nzagerageza rwose shaka ariko rero muri kingiye ku kazi. Papa ko mugiye mutatubwiye umwanzuro mwafashe we na mama? Umwanzuro urebana n'iki se kandi? Nko kurya ihene ku bunta. Cyo kurya ihene cyo ntigishoboka yemwe ba. Gusohoka tukarya tukanywa se? Erega no kudodesha imyenda isa ntacyo bitwaye, nuko mwabihuje n'iniforome, ariko twadodesha umwenda mwiza kandi tukaberwa. Nise nshyigikira mama, ndashaka kwambara ishati isa nk'iya papa. Njye ariko sinzambara ikanzu mama, ni ijipo n'ishati. Ubwo muhisemo kudodesha imyenda isa niba ari byumvise neza. Sibyo muhisemo mwese? Yego busho, tuzambara nk'umuryango wa enjeniyeri tujya ahantu tumwe kamwe dutahe. Sibyo ra? Yego ko mugiye kwifuza amasaha asubizeye iki kirerera? Sha nagize akazi kenshi mu gitondo natinye kandi nyine nayiraje amazi sinarikureka gutyo rwose. Aha nase ko mbona icyo cyakurenze. Yewe ngeze mu rugo mpita nihutira kuza kukureba mujye. None reka ndetse gufura mbanze mutege amatwi kumenya nshaka cyane nabyine. Wabimenya n'ukuri. Hari icyo nashaka kumfasha mujye. Ngufashe iki se? Ndashaka kunyandikira amasezerano yo gutanga umurimo. Nyakwandikire? Urebye njye sinzi kwandika neza nyine nandika nabi. Ninde se wandikishiriza? Naye nyina Stefano yewe. Uriya mugabo ndashyize mukuyeho umurimo. Ngo kwa Stefano bemeye kuguha umurimo ngo uwijyanire burundu na di? Yawunyemereye rwose. Avuye no kuwunyereka. Kuko rero nyine ntashaka ko bigena nka kwa kundi byagenze ubushize. Ndagira ngo nyine ibyo yambwiye tubishyire mu nyandiko. Kuki atabikwandikiye? Kandi ko nzi ko Stefano azi kwandika. Babaye nibo bana urugi mujye. Kuva atabyitayeho ngiye ngomba gushaka uburyo mbigenza. Shano kure ni byiza. Niba kuko bemeye kuguha umurimo bijye mu nyandiko banabisinyire bityo bizabarinda amakimbirane. Bande ese ko bagira benshi? Ndavuga umuryango wa Stefano. Urumva niba bemeye kuguha umurimo bakanabishyira mu nyandiko ni byiza cyane rwose. Umva ni Stefano wenyine. Ni Stefano wenyine wawunyemereye. Ikindi byo kubishyira mu nyandiko ntabyo azi. Ndashaka kumusindisha nkamusinyisha neza. Nibyo ukamusinyisha yasinze na di? Wowe nyandikira gusa ibintu byose ubindekere. So kwandikira uvuga? Shaka kwandika ndabizi rwose. Umva ndakwandikira ariko ibindi bigomba gukurikiraho nibyo wenyine sindi. None se mujye nguteze amatwi. Kuri iyo nyandiko wiyanditseho ukanasinya nk'umugabo wari uhari Stefano mu murima hari ikibazo?
unsanze iwacu ahantu hatuje rwose hiherereye. ngusanze ahantu hari kandagira ukarabe, reka mbanze nkarabe intoki Pete. Aha ngaho ngwino ukarabe. ariko hagati aho uranunguye Pete. Gute se? kugusanga gukora isuku mu bwiherero biratangaje rwose. Ehega njye nshoboye ibintu byinshi utazi mute. Ngaho mpobera sha hobe. Pete wimfata cyane gashikikaye katagaruka kakabona ngundiriye gutyo. Aya sha mute nukuri nayo nkumbuye kuguhobera pe. Ngaho ngwino tuganirira ahantu hategereye umusarani. Umusarani wanjye se kutananuka? Impamvu utanukerega nuko tukoreye isuku ihagije. Nukuri ntusanzwe Pete, abandi bantu b'igitsina gabo ntibita ku isuku nk'iyo y'umusarani. Rega njye ntandukanye n'abandi mute. Niyo mpamvu kunkunda rwose ari ukwiteganyiriza. Umva wise ugera ariko. Nukuri ariko mute. We nukomeza kunkunda bigakunda ukazambera umugore. Aho nase utazaba ushatse umugabo rwose ukora imirimo abandi bagabo badashoboye. Cyane rwose. Nzaba umugabo mwiza wigiye urugero kuri papa wanjye. Kuko na papa wanjye ntiyabona umusarani rwose usa nabi ko ntawukorera isuku ngo ategereje mama ko ari wowe ukorera isuku. Ariko ni byiza nukuri. None se ko abagore bagira imirimo myinshi bizwi, uwareka isazi zigasanga umwanda mu musarani zikawukwirakwiza mu rugo hose, ugasanga murwara indwara ziterwa n'umwanda, uri aho ngaho ngo utegereje umugore ko aza akawukora. Ubu se ko mpakoze isuku mbaye umukobwa? Niyo mpamvu navuze ko udasanzwe Pete, abandi si uko batekereza rwose. Ubu rero njye no guteka ndabizi mute. Nagutekeye rwose urarya ukirya n'imino. Nibyo Pete? Njye na papa uzi ukuntu tuzi guteka. Hagati aho se ko wari uje hano ntunguye kuki utampamagaye mute? Sha nanjye mpaje binunguye. Reka sha. Reba sha Pete, reba rwose nayifotoye. Iki se kandi? Simbona se ari umwenda? Petero we, sheri wanjye iyi kanzu ni nziza kandi nayikunze. Uyikunze rero urayifotora ngo uze kuyinyereka? Nakore ko Imana iyi kanzu izabikubereza usa neza kuruta hafi na marayika ahubwo. Nyine sha sheri, nayifotoye ngo nkwereke ukuntu ari nziza, maze mpita nza hano ngo ngurize amafaranga. Ngo nkugurize? Yego sha sheri, ngo ngurize amafaranga nyigure rwose ndayishaka nzakwishyura Pete. Sibyo sheri? Uranyumva Stefa? Uranyumva? Ese ni wowe Radi? Ni njyewe Stefa, ni njyewe Nadine sheri wawe. Uzi ko wari uguye sheri? Ese ubundi urashaka kujyayo ko kakugezemo? Radi? Ndakumva. Izi nzoga nanyoye ko ari icyarabura. Ese ubundi uri sangahe? Haracyari kare wishaka kugenda utembagara Stefa. Tuzi uruhuke uri kumwe na Nadine wawe, sibyo? Nadine wawe. Ko kakugezemo? Nuwo kuko ndagukunda cyane Stefa. Nukuri. Nikize ko numva wibyuza Nadine. Nuko mukunda cyane Stefa. Burya azi niba nawe nkunda nukuri. Hirirwa ubyibaza Nadine. Reka ndahirire baba y'Imana ndagukunda Nadine. Nukuri kumva Stefa, kubivuga gutyo siko kubinyereka. Nukuri. Ariko si nambara ubusa mbikwerekeze. Mbwira mbikwereke rwose ngewe none ahangaha. Umva Stefa, nta kindi cyanyereka ko nkunda by'ukuri uretse kunsinyira amasezerano yemeza ko mpaye umurimo wawe ndi twagiye kureba mu gitondo. Urimo nakwemereye Nadine. Ko unyemera ntibihagije Stefa, ndabishaka mu nyandiko nukuri. Puseka se usubongo urumva ibyo mubyo atari ukuri. Icyo nicyo kimenyetso. Nicyo kimenyetso nyene. Icyo cyakorewe ko gukunda. Nicyo kimenyetso kiri bunyereke ko urukundo mbwira ari iby'ukuri. Ibyo ngibyo nukuri. Aka kayoga rero kameze neza. Kameze neza cyane. Niba ari cyo kikwereka rero ibyo nkubwira ari ukuri. Ntabwo segira amaroga rwaje. Stefa, urabyemere? Nasigato. Urakoze cyane. Nizera ko utanyinisha Stefa. Urupapuro n'ikaramu rurihe? Umva ngiye kubireba nuko. Nzana urupapuro n'ikaramu. Uzane wabyanditse neza ndasigiye yewe. Urakoze. Kwese ushaka kwihuta se kandi nkigushaka mute?
reka shanye bute nasanga ikanzu yanjye bayijyanye pete. Reka uretse kugenda ntawe yitwaye regiriya ni yawe. Shama telefone ngende pete. Iyi telefone ni nziza basi. Uzi ko ubaye umuntu wa kabiri nyibona hano iwacu Nyarurembo. Undi wayibonanye se ninde pete? Gitifu w'umurenge igihe baza gukorera inama hano ku kagari. Anko wanjye nyine azi ubwenge. Karikasi. Ndamaye. Do, ukimuvuga ankopi yahise ahamagara. Kavyove pete. Tutamwitaba. Ankopi? Uretse kumwitaba. Ni anko wanjye nyine wayimaye ino telefone. Akira nyine mwitaba. Oya reka simwitaba. Nabaye mukubyeho ntabwo ndi bumwitabe nonaha. Mwitabye se hari ikihe kibazo? We nuzi mara ukuntu agenzura utuntu twose. Yahita mbaza aho ndi kandi nkabura icyo musubiza. Ariko rero yamuhemukiye. Iyo mwitaba se ukamubeshya kuri iwanyu hari ubwaye kubimenya. Arewe, ambwiye ngo muhe Benita cyangwa Felisani nabigenza ne. Niyo rero n'ubundi ari kutubihiriza mute. Ariko ubwo nta soni ufite pete. Aho ujyana intoki ni hehe? Erega nawe urabizi dore hashize n'iminsi myinshi. Nukuri rwose ndumva ngushaka cyane muti. Genda se nyine nakomeza kumuraho gutyo. Ese ubwo Mutoni wasuza ahari? Yagiye mu baturanyi ntabwo ari hano yewe. Papa na mama nabo ndabizi rwose ntibari buze vuba. Kandi rwose ibyo nshaka nawe ndabona rwose uriho nk'ubishaka. Ahubwo rwose we kwitinza muteza n'ibinyoni twirire rwose. Ubu nta binyoni wabona igihe si cyiza pete. Mfite agakingirizo rega mute. Oya igihe kibi mvuga nuko ndi mu mihango. Uravugisha ukuri mute cyangwa urashaka kumpuzaho? we utabigenza gute muge ko umwana mutera amazi akagwa no kunyekanyega ko mufasha igisigaye no guhamagara abaturanyi akagufasha kumujyana kwa muganga. Mu baturanyi ni ukuri bwihute nati ihute hamagara abaturanyi bawe rwose mbabarira pe. Stefa byuka ninjye uranyumva Stefa uranyumva ko ryo nkubwiye na dini rwose. Uragira ngo bamfunge koko niba musanga hano yanyoye izi nzoga z'amoko yose z'inkorano mukuri ko Imana baramfunga pe baragira ngo ngera mu batara gupfana na dini durara cyahumeka. Ibi byose ninjye nabikoze kugira ngo nsinyire rwose sinarengambiriye kumwica. Nadi kambwire niba udafite bagufasha kujyana kwa muganga. Wanyumvisha kuko Stefa ntabwo unyumva. Imana dikambwire ukuri nudatabaza ngo bagufashe kujyana kwa muganga arapfira hano. Nadi arapfira mu rugo rwawe n'akazi kawe. Stefano bimugendekeye bite? Arashyira zanza mu kese ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha. Mukomeze kugubwa neza mwimora mukurikira ibiganiro by'urunana. Tugeze mu mwanya w'ubutumwa bw'abatwandikiye aho tubasomera bimwe mu bitekerezo mwatugejejeho muri iyi minsi ingendi Bonane Jean Emmanuel. Reka ubutumwa bwanyu tubuhere kubwo twandikiwe n'uwagize ati mwaramutse bakinnyi b'urunana. Amasomo mutanga aradufasha. Busho waretse izo ngeso utangiye ugakomeza kubana n'umuryango neza. Murakoze ni Valerie Igikondo. Undi mukunzi w'urunana wati inama ya Devotaniyo. Twirinde magendu twivuze kwa muganga kandi hakiri kare tutararemba. Ikindi abafite ubumuga natwe turashoboye. Uriya mwana wa Kantengwa natangizwa ishuri ni Jean Bosco i Bugesera. Karahanyuze y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare yanditse agira ati igitekerezo nabwira Bushombe nasigeho inzoga ziramuyobya kandi zatuma asenya urugo rwe kandi rwari rukomeye. Naho Stefano we nasigeho narekera umwana uburenganzira bwe. Undati muraho nitwa Nsaba Mahoro Deo nkaba ntuye i Kigali mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega ndabakunda cyane. Igitekerezo cyanjye rwose mutese nave muri kariya gakungu arimo kuko hari ashobora gusanga yakuyemo indi itateganyijwe virusi itera sida n'ibindi byinshi. Rutete François Wishangi muri Nyamasheke yanditse agira ati ndabaramukije cyane bigisha bacu kandi beza. Ndagira ngo ngire inama Bushombe areke ibyarimo n'inama mbi z'abamushuka kuko umuryango uri kuhababarira kandi yazicuza igihe ari guta. Mutesi we reka kwifuza ibyo udafitiye ubushobozi kandi izo nzira ushaka kunyuramo ngo bigereho zirimo amahwa. Turabakunda muzadusure. Reka ubutumwa twabasomeye uyu munsi tubosoreze ku bwa Patrick uri ahitwa Rusasa. Yagize ati nibyo koko Bushombe akwiye kwicara agatuza agatekereza yarangiza agasaba umugore w'imbabazi kuko akomeje kwitwara nabi urugo rwe rwasenyuka mu gihe gito. Naho Stefano akwiriye kwicara agatekereza neza byaba ngombwa akagisha inama umugore we. Filipo we ukomeje kutwubaka rwose kuko natwe nk'urubyiruko usanga benshi bavuga ko nta mugabo wamesa imyenda cyangwa ngo yagira icyo akora mu gikoni. Ubutumwa bwanyu mwatwandikiye muvuga ku nkuru ziri kuvugwa mu runana tusoreja.
turabashimiye mwebwe mwese mwatwandikiye muri iyi minsi ndetse namwe muhora mutugaragariza ko mukunda urunana. Tubifurije kugira ubuzima buzira umuze. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.